sohoka 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 mwana we ibi ni ibiki banzu urebe ke uzi ko ari wa mugore bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuza mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi. Uyu munsi twagarutse kwa mama wase, murabizi ko bushize twavuganye ko nzamurangira umuntu uzamufasha akamuvurira umwana. Nagarutse rero kugira ngo tubashe kumufasha kugira ngo turebe ko Fisto yakira, ngira ngo murabibona ko Fisto akirwaye mu bigaragara aracyarembye, muri make nta cyahindutse uko yari ameze imbere n'ubundi nta cyahindutse. Hari umuntu nifuza kumurangira rero wamufasha, aramufasha kuri telefone kugira kuko ntabwo bashije kugera hano n'umuganga, ngira ngo bushize naramusobanuriye arabyumva n'uburyo bw'amafaranga bwose mama wase naramusobanuriye. Ubu rero twari tugiye kumuvugisha kugira ngo abashe gufasha Fisto, kuko ngewe ndi buve hano Fisto arokwa kiziriyanda ntakiyibona, koko nimba ari umuntu tugomba kwizera agomba kumufasha iriyanda tukagenda yagiye. Mama Fisto urabyizeye ko mbona yifashe mapfubye nta kizere ufite? ke nago nabona ibyo mvuga ngewe, reka ndindire ndebe ikimana inkorera. oya ariko jya wizera cyangwa unizera kwizera ako ke uzahano nagenze hose bambwira ngo baramumvurira ndabyizera ari uko akize. kuri inshuro basigiraga ko se wenda kubera ko mfite icyizere cyawe cyuko yakuvuye. ndakubwiye ngo iriya nduri kureba mu mwanya muto cyane irabigiye. ahubwo wowe Fisto aricara nyine, reka wenda kugira ngo reka wenda kubivuga bitari kuba ntago wabyumva, ariko reka iyi nduri kubona imeze uko ari kuniha mu kanya gato Fisto ari bwicare indi gende Fisto reka mbanze mpamagare muganga wenda kugira ngo ubyumve. Reka twe no gutinda mu magambo, twe gutinda mu magambo, wenda turaganira nyuma umwana ameze neza. Reka twe gutinda mu magambo gusa, reka mpamagare muganga hanyuma mubwire ko duhari kandi twiteguye. Fisto nanze kwirirwa muvugisha kuko nta mwuka yifitiye. nta Fisto yifitiye, mbabarira ihorere kugira ngo umwishe nago rumworoheye. kamamagare muganga kugira ngo adufashe, hanyuma ibyo ngibyo namara kubikora muganga wenda nibwo tuza kuganira nyuma, ko ndabizi ubu ngubu nta kizere mfite kuba nta nacyo, kandi biranumvikana umaze igihe urwaje indwara idakira. Mwana ye ariko humura oya usibuse ibyanjye byo byari byoroshye ugire ngo nibi ngibi bigomba gushira. Allo yewe mugamwiriwe? yego mwiriwe. twari tuguhamagaye rero kuko wari watubwiye ngo nimpagera ngo uhamagare ngo uhuze na wa mubyeyi. yego nagira ngo muguhe muvugane, hanyuma ubwo ibindi umubwira gukora kugira ngo wa mwana ubashe kumuvura abikore, turebe ko umwana yakoroherwa. yego nta kibazo mwana wanjye. mwiriwe mubyeyi? yego mwiriwe. ni ngewe ufite umwana urembye. yego nagira ngo mumfashe mwuka byarama. yego hanyuma ibintu nagutumye byose wabizanye? nabizanye. urabifite aho ngaho? ndabifite, ahubwo niwe negereje kugira ngo unabarire umwana. yego hanyuma akana kawe kamaze igihe kingana gute karwaye? mva muntu umwana amaze amezi 2 ariko nta mubiri naki ikiriho ninda gusa, icyo afite ninda cyonyine. yego afite inda nini cyane rwose. kera bajyaga bavuga ngo urushwima kuko nanjye mbona ari rwo. yego hanyuma rero ubu ndi ku ruhimbi ngewe ngiye gutangira imigenzo yanjye. hanyuma ibyo nkubwira ubikurikiza kandi ugire ko hari abandi bantu uje kwitaho.
agafu k'ihembe ry'imbogo nagutumye muri Tanzania warakazanye. narakazanye ni ukuri. Uragafite? Ndagafite. Ugiye gufata igikombe cyuzuye amazi. Gira vuba. Nagifashe. Cyuzuye amazi. Uvangemo ako gafu wowe ndi kumva ari gutaka. Ni uko ukarara nuko twibereye. Nahumure araza gukira. Mana yera. Vanga Witeka n'abantu. Vanga vuba. tora kano gafu vange muri ayo mazi sikakubwiye Kubera ndumva mfite n'ubwoba ahubwo. Humura kana we, ntacyo bahumura. Wa muntu. Gira vuba, urabisoza. Ndabishoje. Wabirangije? Nabirangije rwose. Hanyuma muri muhanywe. zana ngufashe umuhindukize Kugira ngo ibyo bintu uri kubona biri mu nda ye abona ahaza kubiruka. Ikindi ndimo ndabona hari kugendaho cyane. Gira vuba. Kandi ndabona kiri kongeramo n'ibindi. reka hindukire Fisto hindukire urebe hano gato leta hindukire neza gake Gira vuba wakana ugira vuba. agiye kumuha Ugiye gukira. ari kumuha Nagira vuba. yanyweye yasoje kunywa. Hanyuma hari undi muti namutumye agomba gukoresha kugira ngo ibyo bintu biri mu nda y'uwo mwana bisohokemo. Nafata icyo kintu namutumye kimeze nk'ikibabi. yego Hanyuma akimukubite ku nda inshuro 5 avuga ngo sohoka. uramukubita kunda uvuga inshuro 5 uvuga ngo sohoka ariko ukubite gake Gukubita cyane. hanyuma ikindi wakanawe nawe mufashe umushakira ikintu ahita arukamo ibyo bintu. Gira vuba. ntukubite cyane ariko Gukubita cyane. Sohoka. uvuga ngo sohoka inshuro 5 ntungo nuzirenze Sohoka. Mwana we ibi ni ibiki muga ibi ni ibicyarutse ibi ni ibiki muga nyagasanga arutse ibiceri Mu izina rya Yesu abazanaje. Undi umwozeho se? muga turi kubona ibiceri 5 mana nyagasani nawe ahubwo nawe arimo hanyuma rero bariza umubyeyi niba ashaka no kumenya umuntu nawe agomba Muga n'ukuri ndamukeneye. Ndashaka kumubona pe. ugomba guhita umubona aho ngaho nibyo ndi gukora. Wabungiriye neza. Nibyo ndi gukora. Reba neza wamubonye banzu urebe reba sha uzi ko ari wa mugore. wabibonye Hana icyubahiro we. Rwose koko mana ubi mugore koko. Nongo sha wabibonye nongo wamubonye. uyu ni wowe Niko. Yego ni wamugize gutyo. Hanyuma ibintu yamaje kubiruka byose. yarutse ibiceri 5 bipfuye. Mbega umugore w'umugome. Kose n'uyu mugore koko umwana. Ubu bino biceri n'ibyamushyizemo kugira ngo abyimbe gutyo. Yego. Ni ibintu yamuherereje ibindi arabimugaburira. Yabimugaburiye. Urakoze cyane Imana iguha umugisha n'ukuri.
yego urakoze pe urakoze nicyo cyazanye no gufasha abantu ye baba we mbega umutindi w'umugore uwo mwana mugomba kumwondora ukazana munzanira ku gicumbi muje gushimira abakuru ibintu babakoreye nukuri rwose nzaza kugushimira bitazongera kungira mu mwana cyangwa se umbabarire nimba ari naho ufite umuntu yahinga wenda umbwire ngenza mahinga saa sita nimugoroba ariko kuko hoya wakana ugomba kuzana agatabi n'inzoga ugashimira abakuru ukababwira ibyiza bagukoreye nukuri rwose Imana ishimwe ndayashaka byari byarangiye njye naranihebye rwose hanyuma habaye hari n'abandi nta kibazo wajya ubabwira ukabaha iyo nimero yanjye nukuri nzajya nyitanga kuko ibintu nkoreye ntabwo nabona nuko mbivuga ndumva byandenze muri njyewe njye ntabwo nari nzi yuko n'umugoma bamwereka umuntu hanyuma ako kana ngo ni keza inamba yanjye nayo karayifite kayitanga nta kibazo kakazajya kayiha abantu bashaka bakeneye ubufasha bakeneye gufashwa nta kibazo uzajya yinyaka nzajya nyimuha hanyuma ubu Fisto yakize byarangiye yakize mu mubwire yikare none se yego ibi bintu turabijugunya se ibyo bintu hanyuma ugiye gushaka ikintu mubishyiramo nihagiye umuntu ubikoraho ariko neza ntihagire umuntu ubikoraho ushake ikintu mubishyiramo mubipfuke neza hanyuma wakana uzabinzanire ku gicumbi ngewe nzajya kubyishyingurira nukuri urakoze Imana iguha umugisha njye nayo mfite n'ubwoba bw'ahantu ndi bubijugunye humura gira ako kana kazabinzanira ngewe nzajya kubyishyingurira murakoze cyane pe yego nibwo urumva burimo gushira uragenda bugabanuka uyu muganga bwavuze ko ukize ko biri kose hari ikiri bugende kiza genda ava hano ari uko iyo nda itakiri kugaragara kugira mbasha kubitinda bikuntu bitinda ngaye baze kubitsinda n'inda wari ufite usi none ibintu byabagaho indura yubitse mu bitsinda ntabwo uri kubabara abo urimo kubabara cyane mureka baryamye gutya mu kanya araza kubyuka namara kuzamuka Mana ya Abrahamu ndakubwiza ukuri ngenda ava hano yicaye yicaye ahubwo bino bintu bijyanye ibyo binyagwa ndi kubireba nkumva sese miranyije bijyana ureba hano bishyira ubundi ugaruke yabi hano muheto mama wase rero ako kaboko mbarwa kure kwitama kuko umwana yakize niba utari kubyemera mubyutse unyereke yanda wikifata amapfubyi umwana yakize kandi mama barura noneho basise kuko igihe umaze ubabaye ni kinini urumva wakize urumva worohewe inda iracyarimo inda yagiye ngahicara turebe eguka mwegure mafasha gake gake Marina ako shamana yanjye ahiguka eguka gake gake wicare ushaka wicare wegamiye hano n'amaguru gahoro shyira inyuma kano gasego yegame ngaho ni ese Fisto si uriya muntu uzi ko indigiye we nakubwira ngo kagira ngo ndakubeshye uzi ko indigiye Fisto yakize Fisto igisigaye ni ukumwondora maze igihe arwaye ukamwondora witeka we Mana uhabwe icyubahiro ndagushimiye kubw'ibitangazo nkoreye muri kano kanya kano nahangaha Fisto ntabwo nari nzi ko inda yakuvaho inda yagiye havuyemo ibintu byinshi rega njye nabonaga bire hariho kuvamo nk'icumi njye niko nabitekerezaga havuyemo byinshi
havuyemo byinshi ntabwo arikomeza amagambo ndumva bindenze. Fisto noneho ndumva ubasha kuvugamo Fisto gake dore mukaswe yaragukozeho uzasubireyo urumva mukaswe yaragukozeho rwose nako numvishije ngo turi gupfa umugabo njye wigeze ubona nyene Yesko kubwe yakwica ahubwo nawe rindira ibyo yamuhaye n'ibikeya araje nawe amushyire aho yaragiye kugushyira ariko ke ni impamo ya Mungu urakoze Imana izaguha umugisha uzabyare hungu nakobwa Imana y'icyubahiro sinabona ibintu nabona nagushimira nanjye umuntu wamfashije sinaka kubwanjye birandenze. Fisto urumva umeze ute? Ndumva ndimo koroherwa. Uburibwe uracyari kubwumva nk'uko wabwumvaga mbere? Ntabwo urimo kumva uburibwe ko narihebye mvuga ko ngiye kuzapfa. Fisto nanjye nari naragukuyeho amaboko nuko nakombaza kwizeza ngo humura mwana wanjye uzakira ariko kwari byo kugukomeza. Aragambwira mama ati ubundi waretse nkitahiruka washakiye ikintu gituma yapfa. Ntabwo Uwiteka yabyemera nta hantu ngava ku isi bikarangira ko ntacyo nsigaje. Igihe cyari kitaragira nta hantu ugomba kwereka mama wawe birori. Ngende umva mbonekewe Uwiteka arambonekeye pe. Oya bose uriya mupapa ndakubwiza uko nako n'umusaza uriya musaza koko Mana ya Abraham siko ngiye ntumiwe tuzashaka ukuntu tujya kumushimira zatanga ubuhamya ukuntu arwaye shazajya ubuha abantu bose abandi bana batubaha ababyeyi ariko hari ikintu numva sinifuza kuri amaguru yakongera kukubona abandi bana batubaha ababyeyi nabo bazajya babubaha kuko byangongera hano hose ariko tagasuzugura aransuziguye mama nawe icyurira umwana ntarazana akabaraga witangira kumucyurira kano kanya ukubera gusuzugura mama sinabona ibyo mvuga uzi ambwira ngo nibwo nikibona ubugome bwa papa wanjye ubundi narabikubwira ukagira ngo ndakubeshya nakurarana mu bigunda ngo utajya kwa mukaswa ati reka ni mama wasaze kuva narwara yageze hano rimwe ryonyine cyangwa kabiri ni rimwe kabiri uko ikagera kenshi si yaje rimwe papa wera yaje rimwe ambwira ko nta bushobozi afite noneho Keza ko yajya adufasha muzambaza mama ati Keza rero ngo nawe yararwaye narembye shabuna siwe yagukurikije se siwe yagukurikije agira ko kuyavunje kubera kwiruka keza ngo ariko ngo ubundi ngo Keza ngo ubuhoro umururiza ngo Keza ariko bire nuko nyine arakoze warakize gusa Uwiteka azamuhembe warakize nanjye kuko yarakunwaye nyigukeneye gusa nawe none utangire umvire umenye uwo ari we umenye ngo umugore wa Sko ni igiki mukasko ntabanyoko urumva yego aho uvuye urahazi koresha uko ushoboye kose rero ntuzibagirwe uriya muntu ukuvuye ntabwo muzi kandi Keza azajya kumutwereka mwene mubona uko mushima muzambwira tujye gushimira mukuru w'Iteka norohewe neza afata gatege umuntu ukora biriya tujya kumureba umuntu ukora biriya ke ndahamya ko nawe yabigusubiza yewe nagaroga nese we kavura araroga ubu muganga utanga imiti kwa muganga utagiye kumushimira utagiye kumushimira oya gushimira igijana icyo ufite nubwo wabona injerekani y'urwagwa ntiwayijyana suka yikose Imana nzayijyana nashimo ko hagaze urumva ariko umushije avuga ngo ni itabi ry'abakuru ngo ni inzoga y'abakuru abakuru kuko njye nayo mubwiye ngo byibuze nzajye kumuhingira tubarana arambwira ati reka uramuhingira uzi nibagira isambu ntabwo mbizi inzoga z'abakuru n'itabi ry'abakuru ngo n'itabi ry'abakuru nuko nyine ni ukwikorera injerekani y'inzoga Uwiteka ambabarire ambabarire rwose mfashe ariko icy'ingenzi ni uko umwana akize Uwiteka uhabwe icyubahiro sinabona ibyo mvuga nubwo wajya ubona 2,000 ukabika ukazamuha nangahe rwose buriya nawe arabizi nawe kandi ni umuntu urumva nanjye ndamushimiye ariko se buriya mugore koko yari umugore uriya mugore
wimuvuga ndashaka kuzumva umunsi yumvise ko umwana yakize uko bizagenda. Nari narihebye vuga ati none nsigaje kwipfira. Oya ntugipfuye upfa ntabwo ugipfuye. Ndabona ari ibitangaza bibaye. Ugomba kwereka mama wawe ibirori, ugomba kumuha abana. Agiye kujya yubika inda kandi utangira umwondoro umushakira agasosa amwe maze igihe kinini atarya, umushakira utwo kurya umwondoro arye. Urumva ubu watangire ubuzima bugaruke bushyashya, nawe yumve ko yagarutse kuba umuntu. Umva rero nta kinanirana iyo abantu bashyize hamwe. Ntabwo nari kubona nanjye mvuye aho narindi ngo ndike kukurangira nanjye umuntu akurutse ugufasha. Ushake narakuruhije pe. Oya ntiwanduhije. Ntabwo wanduhije Barende niyo wabikoze. Barende niyo baguhumanya. Nawe si wowe wabikoze, wese niyo hejuru y'uko umuntu aguhamagaye ngo keza wamfashije keza wanabaye keza wanyibye umwana. Nanjye buriya hari igihe uzantabara ahantu birenze ibi nagutabaye. Azambabarira azamfashe ngewe. Ni ukuri kose. Kubundi nakabaye nagashimira uriya nawe nkaza kugushimira. Oya tuzashimira uriya kuko ni wakoze ibikomeye, naho nge turacyari kumwe nanjye ejo wamfashe ukamfasha ibirenze ubu buzima. Ibindi byo nibyo. Reka rero dusoze Fisto ubanza umushakira akanashyira mu nda dore amaze igihe atarya n'ibimuvuyemo ni byinshi. Hanyuma ngo tushaka beterave n'ibinyomoro. Mwondora amaraso yongera agaruke kuko byaramunyunyuje. Tuzongera dusubire ubwo ku butaha. Urakoze cyane. Bye bye.